aha ngaha leta y'u Rwanda iri kubona abantu bari gupfa bagapfa imburagihe bagapfa batari bageze imyaka yo gusaza sibyo yego leta ihita ireba iravuga ngo ariko ibi bintu biri guteza impfu yego kubera iki byakomeza gutya yego abari kuzana impfu kukire ubutabera butabashyira mu nkiko yego uwo nguwo ninde ni Kazungu yego yafashe abanyarwanda bose ku bantu banywa ibyo akora yego ubuzima bwabo abushyira mu kaga sibyo yego ziriya nzoga cyangwa se buriya burozi inzoga njye ndi umurokore yego ndi umurokore ariko kuba ndi umurokore ntibikuraho ko abanywa inzoga zitunganyije neza nabuze uburenganzira bwabo kimwe n'uko erega uretse kwenda nawe utanywa inzoga ziriya nzoga n'abanywa inzoga ubwabo nabo bari kuvuga ati rwose iyi nzoga murakoze kuyica cyangwa se kuyihagarika kandi mu by'ukuri abari kuvuga ntabwo ari kwa kundi umuntu yiyerurutsa ni ukuri mbere y'uko ino nkundura y'izi nzoga zo mu ngandiza hari havuyeho inkundura y'inzagwa n'ibigage n'ubushera abaturage baratatse mu itangazamakuru bati mudukuriyeho ikinyobwa cyacu gakondo ndetse bamwe bararakara bamwe nyine ubona yuko amarangamutima azamutse batangira kuvuga nabi ariko muri iyi gahunda yo guhagarika bino binyobwa byo mu nganda abaturage bishimye bakomye amashyi ni ikimenyetso cy'uko abaturage nabo baba bazi ikibi n'ikiza yego aho ngaho turi aho ngaho leta y'u Rwanda yarebye nyirabayazana ibyo byose yego nyirabayazana ninde ni Kazungu n'abandi bafatanyije ni uko gusa Kazungu niwe mukuru niwe ugaragara ubundi hatukwa inkuru muri zo yego aha ngaha nkashyigikira yuko Kazungu akwiye guhanwa ariko nanone hari ikindi nashyigikira icyaha ntigikosozwa ikindi cyaha yego ntibamwigishe bamugorore n'abandi bose rega ntawumukoreye ibyaha kuko ubundi urabizi ukuntu hano inzego zacu mu Rwanda zubatse niyo umuntu akoze icyaha abona gishobora kumukoraho agerageza ibishoboka byose agahunga bwangu ajya kuri polisi si uguhunga ahubwo ajya kwirega ajya kugaragaza reka nkubwire yego kugenda ajya kuri polisi ntago ari uko ari inyangamugayo aba ari kurengera ubuzima bwe kuko arabizi yuko urugero niba ahemukiye umuturanyi we ntabwo wa wundi ahemukiye ariho umusange kuri polisi ngo amukubitireyo cyangwa se nawe amwice reka bikubwire neza umushoferi urabizi yego iyo ugonze umuntu agapfa nubwo adapfa ariko akagaragaza ibimenyetso by'umuntu upfuye uhita wirukanka yego ukajya kuri polisi nta kindi uhita ukora uhita uparika kiriya kinyabiziga uba utwaye imbere y'umutarafike ugahita uvamo umubwira uti ndaje ndagonze cyangwa nkoze impanuka nishe umuntu ndizanye nta kindi umupolisi akora ntabwo kwambikwa amapingu yego nta n'ibindi bindi akubaza ajya kuba agushyizeho uburuhukiye yego si mu aho ujya kuba utekereza neza iyo umaze kuruhuka mu mutima nibwo haza umuntu akakubaza neza icyo gihe hari umwanya ufite wo kubeshya ntawe uba ufite urabaganiriza ukababwira neza iyo barangije simbyita kugufunga baba yego ni ugufungwa ariko icyo gihe nubwo wenda hariya kugororwa nubwo baba bakujyanye muri santarari hariya handi ari ukugufunga ariko baba bameze nk'aho bari kuguhungisha bakaza bagakurikirana uko ibintu byagenze neza aho ngaho none wa mugani uba uri guhungisha iki ubuzima bwawe kuko ba nyiri umuntu ntabwo ribu polisi ibyo bitekerezo ntabwo bajya kubijya babona umuntu wabo bagiye kumushyingura nibyo aha ngaha rero Kazungu we yabikoze nkana yabikoze abizi yabikoreye umwe abikorera babiri no muri bari abayobozi ba leta y'u Rwanda wasanga harimo n'abo yabikoreye kubera iki ko tubizi se
ntiharimo n'abazinywaga batazi ibyo ari byo cyane, ahubwo tugashimira iyera, tugashimira Imana yakoreye muri aba bantu, cyane cyane uyu muntu wabivumbuye umwe agatanga amakuru, uyu muntu Imana imuhumugisha, kuko byanga bikunde nubwo bimeze kuriya, hari umwe wabaye imbarutso, hari umwe wagize uti wabaye imbarutso atanga amakuru, yego, ahubwo turebe ngo abo byahitanye, hari abahari byahitanye bapfuye bariho barabashyingura neza cyane, harimo n'ababaye debile, oya ntabwo bavuga debile, abagize ubumuga, abafite ubumuga bwo guta ubwenge cyangwa se ubwo bataye ubwenge, mbese bagize mbese kontorore y'ubuzima bwabo yarangiritse, ahubwo turebe ngo kuba ari kugororwa bizarangiriraho. Mpamya yuko leta nta kintu iri kubivugaho ku mpozamarira z'aba bantu babuze ababo ndetse n'aba bagize ikibazo cyo mu mutwe, leta nta kintu iri kubivugaho, kandi nyine mu nama zitandukanye abaturage bari kubaza, ariko icyo leta iri kuvuga iti reka tubanze dukure buno burozi mu nzira, icyo nacyo tuzakigaho nyuma. Reka nkusomere ijambo ry'Imana, ndakubwira aho rero uze kurisoma, uze kunsomera mu Bami ba kabiri, yego, umurongo wa 9, ibice 7, ibice 9, yego, umurongo wa 7. Reka mbisubiremo, wari igihe waba ubyumvise nabi cyangwa n'abagenzi bacu bari kubyumva kuko nabivuze nabi. Yego, Abami ba kabiri, yego, ibice 9, umurongo wa 7. watubwira mu ncamake uwo murongo ugaruka kuki? Bibiliya yera iratubwira ngo kandi uzica ab'inzu ya shobuja Ahabu, yego, kugira ngo mporere Yezebeli amaraso y'abagaragu banjye, yego, b'abahanuzi n'abandi bagaragu b'Uwiteka bose. yego, nyumva neza, Imana ishimwe, Imana igiha umugisha umukuru w'igihugu cyacu, urupfu yarukuyeho, yego, sibyo? Bibiliya nubwo itubwiye kwica, wakwica ukagezayo, biragoye kuko abahemuka ni benshi. nyine reka nkubaze, uzi umukuru w'igihugu sinari mumere mu mutima, ariko uzi ko Imana rurema n'umwana wayo n'umwuka wera byaje bigahita bimwicaramo, yego, bimaze kumwicaramo wa mwuka wera na ya Mana rurema, yego, na wa mwana we Yesu Kristo, yego, bakuraho urupfu, bamugira inama, nawe arayumvira, ngo ariko abakosheje si ngombwa kubica, ahubwo umuntu hari ukundi yabagorora, yego, sibyo? Mbona kuri wa mugani wa ya ndirimbo, ni impano Imana yatwihereye, yego, sibyo? Ariko nubwo bimeze gutyo nanone ntabwo yarebera amafuti ngo aceceke, yego, kubera iki? Hano nimba biri tubwira ngo amaraso ya Yezebeli ngo aho imbwa zayarigatiye niho nawe zizarigatira ayande Ayahabu, sibyo? yego, ntiyari yishe, yego, kubera iki? uwapfuye yarapfuye koko, nta n'ikindi twanabihinduraho, ariko uwabishe arahari, yego, kubera iki? B'abana yabyaye, yego, yari kuzarihirira amashuri, kubera iki babura kirihirirwa? uwabishe ahari. Reka tugende rero twiganira ku musozo, tubihuza n'iri fungwa rya Kazungu, ndetse hari n'undi munyamakuru witwa Theo Manirakiza, yego, nawe yakoraga ikinyamakuru bita Ukwezi TV, yarahunze biturutse kuri uyu witwa Kazungu, yego. Kazungu ari inkuru yavuzwe yuko yicishije umuntu ari we nakubwiye witwa Noheli Habimana, yego. Mu kumwicisha aya makuru uyu Theo arayamenya, arayatangaza, yego. none uyu Kazungu atangira kumuhiga ngo amwice bitewe n'uko yatangaje ayo makuru, yego. Uyu rero Theo icyo yakoze nta kindi, we yahise yivira mu gihugu arigendera, ariko akomeza gukurikirana ayo makuru, aravuga ati rero Kazungu ngiye mpunze, uri kungambanira ushaka kunyicisha nabimenye ndagenda.
ntariko nutihana ngo usabe imbabazi Imana izakugaragaza. None kuri uyu munsi ibyo yakuragamo amafaranga yakoreshaga agambanira abantu byose bigiye hasi. Ibi bintu urabihuza ute n'iryo jambo wadusomeye ryo muri Bibiliya? Wihangane ugiye gukoresha ijambo rikomeye. Imana ihora ihoze. Yego. Urumva? Urabikora nka kwihorera ukajya ngo mpanye nawe ngo ariko ngo hari igihe kizagera ngo byose nkabishyira hanze. Yego. Ture w'inguyu Theo ugira ngo niwe yarabyibwiye. Imana yakoreye muri Theo amenya amakuru ntiyagira ibiciro afata. Uzi ko yari gufata ibiciro kugira ngo aceceke? Uzi ko yari gufata ibiciro akavuganira akazungu? Ni Imana yatuye muri, nk'uko nakubwiye ngo Imana yacu ituye umukuru w'igihugu. N'ukuri umukuru w'igihugu atuwemo n'Imana. Reka nkubwize ukuri, nkurikije amateka ajya numva ku Rwanda, umukuru wacu atuwemo n'Imana. Theo Imana yamukoreyemo, ahubwo ka leta y'u Rwanda reka nyisabire gute babona uyu muntu atangaza amakuru kandi akaba ariyo koko atari ibihuha. Umuntu nk'uyu bakamuhomba akava mu gihugu, umuntu nk'uyu bakemera ko atabaha amakuru, umuntu nk'uyu bakemera ko aba kure y'umuryango, umuntu nk'uyu bakemera ko aba ishyanga kandi afite iwabo. Igihugu ni umubyeyi. Reka mbisabire abayobozi b'u Rwanda, aya makuru nimusanga ari ukuri, aya makuru mukasesengura mugasanga Theo yakoze akazi ke yagombaga gukora, muzamugarura kandi bazamuhe n'umudari, bazamuhe n'icyubahiro, mbese bazamushimire mu ruhame. Nk'uko tuzi neza, turabizi neza ko bajya baza umuntu wakojeje guca urubanza mu baturage ku karubanda bakaruca, byaba na ngombwa ko bamuhana, bakamuhanira aho ngaho ku karubanda, bakamukatira nyine igihano bakakimuhanira aho ku karubanda. Hari inkuru yigeze kuvugwa hano muri Muhanga. Warayumvishe? Hari ku Kivumu. Imeze iteye ijyanye n'iki? Nibyo ngiye kukubwira, cy'uko leta y'u Rwanda, ubuyobozi yuko butajya bushyigikira ikibi. Icyaha kinini ngo guca umuco wo kudahana. Hariya ku Kivumu uburenze mu cya kabiri uri kujya za Kamonyi wambuka, hariya ku Kivumu, ni ku Kivumu cya Mpushi. Ku Kivumu cya Mpushi yumva no hasi hari abantu bishe umuntu bamuteze. Leta y'u Rwanda iza guperereza ibona abo bantu bishe uwo muntu. Barangije barabafata bakoresha inama babarasira aho ngaho. Urumva? Ni umwe numvishe ngo bishe bakamukuramo n'amaso. Byarangiye abamwishe bafashwe nabo bagira bate? Baricwa, bararaswa. Ubuzima bwo babarashe si uko leta y'u Rwanda tutazi ko yakuyeho igihano cy'urupfu. Ariko hari igihe umuntu avuga ngo ibintu bike, hari ibyo ubona ukabona ko birenze, hari ibyo ubona ukabona ko bikabije, ukavuga ati uwakoze ibi nakurikira aba ngaba. Kazungu simwishyuriye gupfa, ariko nawe ibintu azabiryozwe. Ngasezera abakunzi bacu, bakunzi banjye, inshuti zanjye, mwihangane uyu munsi naje mu isura y'uburakari. Mbere najyaga nza ndi mu ivugabutumwa, mfite emosiyo, mfite morale, ariko uyu munsi none ibintu biri kuba, njye nawe ko ndi umurokore, ndi umupantekote, ndi umupapa w'abana 2, mfite umudamu. Umudamu wanjye muzajya mubona kuri YouTube, mujye mwandikaho Mukarubega Tereza, muzajya mubona ibihangano bye, nawe ni umuhanzi. Kubw'ibyo ngibyo mwihangane ko naje uyu munsi, ariko hari igihe nzaza ndi mu mwuka utari umubabaro. Ariko ibintu ndeba biri kuba, hari ubwo mwabo bapfuye, hapfuyemo ba marume, hapfuyemo ba data wacu simbazi, cyangwa akaba harapfuyemo abyara banjye bagiye gupagasa. Reka buriya umuntu agira abavandimwe atazi. Ndaguha nk'urugero, ntuye inaha ngaha, undi muvandimwe wanjye aho atuye sinzi abo yabyaye, kandi abo ngabo yabyaye bari kubinywa, sibyo? Agahinda karahari, ariko kakabaye gahari. Imana ishimwe kuri Theo wagaragaje amakuru. Icyakora Theo, leta y'u Rwanda namwe mudukurikiye, ndabinginze, Theo nimba yifuza kuba mu gihugu cye mumugarure, kandi nazi
mumushyire aho agomba kuba mu mwanya we kuko ni uw'ingirakamaro sibyo Theo ndagushoboje kandi ndagushimiye murakoze cyane. ciao ciao rero bakunzi bacu turabakunda kandi ibiganiro byacu nakagaruka bye bye.